kubaka iwacu ni inshingano yanje niyawe. Muraho neza, murakomeye meze neza, natwe turaho buke tumeze neza, twarabuze twarabuze kubera impamvu, ariko twongeye twagarutse kuri D&D TV show. Turabaramukije cyane ababyutse, abo bwije sibyo ko butije hamwe. Ubu ni mu masaa 9. Dukomeje kwihanganisha abantu bagize ibyago, kagize ibyago arabimenye. Ego komere kandi twihanganishije ba Muyomba, Imana bakomeze. Turi mu isi niko bigomba kugenda, ariko mwihangane. yes. Turakwiyegereje rero, twiyegereje mama wacu mwiza cyane agiye kutuganiriza ku bintu byinshi bitandukanye. Ni umuntu mugari, ni umwarimu, karibu rero, twibwirira umuntu ki. Yes, twibwira. Thank you so much. Nitwa Madame Clémentine. I'm an international teacher. Nkaba nishimiye kuba kuri D&D TV show. Like ndanezerewe, like ndi mu MC. So Divine ni inshuti yanjye. Rero tujya tuganira bisanzwe. Umunsi umwe tuza kuvuga ati ariko twaza kuzi ikiganiro. So I speak English, French and Swahili and Kinyarwanda of course. Rero Divine tunazoea kuongea Kiswahili, ariko I think today we'll try Kinyarwanda and English. Even Kiswahili too. Even Kiswahili. Because we read the international. Ibintu byose ni biremewe, indimi zose ziremewe. Ururimi wumva ruri comfortable narwo feel free. Yeah, I think I'll go with the English and Kinyarwanda because I think that will reach to many people. Yeah. Niyo abantu benshi bumva. My French is that much. Je parle beaucoup de français. Sawa. Divine arabuze hariya. Divine bavuga Swahili, English and Kinyarwanda. Igifaransa, please. Bantu tugizeyo. Avec un peu de français. So ndishimye cyane kuba hano. Turagira ikiganiro cyiza nk'abadamu. Ari utubazo twinshi twibaza mu miryango yacu. Ndi umumama w'abana babiri. So I think with that small like size, nyine forever young. Abagore nako dushaka gusaza. No. Abagore nako dushaka gusaza, ariko like ndi umumama mukuru nyine, ariko nyine forever young. Jeune maman, batwita jeune maman. So ndishimye rero kubana nawe Divine. Ukiraho ngaho ngo abagore ntabwo bemera gusaza, kandi abizi ufite umwana mukuru. So ni ubuhe buryo wakoresheje kugira ngo ukomeze umere gutyo? Ego urakoze. Ibanga ryo kugomeza nyine ndi mutoya, numva nyine ko ndi mu jeune maman. Nkunda guseka, nkunda gusabana. Kindi ndi umurezi, so inshuro nyinshi mba ndi kumwe n'abana. I like young kids. So tuba turi kumwe dukina. Young ones ba making my life somehow cool. Bambwira inkuru inshuro nyinshi turi kumwe dusimbuka, dukina, tuganira. Bituma rero kandi nkora ndi dynamique. So nkora akazi nkora sport, nkunda swimming, nkunda no kujya muri gym. So bituma rero nguma numva nyine ko ndi muri iyo lifestyle yo kuguma nyine ndi dynamique. Wow. Ni byiza cyane pe. Abajene mama mudukurikiye murabyumva, ntabwo bisaba ibintu byinshi, bisaba guseka.
yeah, just akasmile. Yes. Ibyo waba ucamo byose, ibyo Yes. waba urimo byose, turabizi abamama aho muri hose mudukurikiye, we work hard, turaba abantu bakuru dufata inshingano zikomeye, dutekerereza urugo, dutekereza ibintu byinshi, so bituma rero sometimes iyo wibagiwe guseka wisanga utikunze. Urabyuka wumve wikunze. Ikindi nkunda salo cyane, nkunda kujya mu salon for my hair. Umuntu wese tuziranye, I'm the hairstyle lady. Ego. Unirebanga cyangwa se like nukubikunda. Like ndabikunda first of all, bituma numva nikunze, iriya care yo gutekereza ko nahinduye hairstyle, umuntu akambwira wow I like your hair. Ndayikunda. Ikindi hairstyle ku mugore ituma mu maso yawe hagumana look nziza. Urumva umuntu wa mbere akureba mu maso. Abagore beza mujye mwitaho. Urebe imisatsi rwose, nago bisaba ko utunze bya mirenge cyangwa ko uba ufite igishoro cyinshi gituma utanga ku misatsi. Hari umuntu ushobora kubwira ngo nkunda imisatsi, nkunda kujya muri salo, akavuga oya sha wowe urumva spending a lot of money kuri misatsi yawe. No, not that way. Ndabipanga just nka making sure ko iyo mfiteho nimbona igiye gusaza ho gatonya mpita nyikuraho, like ntago bingora pe, ndabipanga. Ni ibintu byawe nyine, ibintu bikurimo. Yego, kandi noneho bituma abantu bibaza ngo ariko ugomana fresher, like umuntu wese tuziranye ashaka kukubwira ngo Clementine ni umuntu uhorana fresher. Yeah. Kandi urumva ndi umwarimu kazi, ariko ndagerageza nkabikora, like bituma rero numva nikunze, bituma nyine ngumana iyo fresher yanjye. Umuntu akibaza wahinduye imisatsi, ambwira ngo yego nayihinduye, nyine numvaga ashaka kuyindura, like nyine nukagumane style y'imisatsi imwe ku buryo umuntu atangira kuvuga wa mugore wa Madrid. Amadrede yatukuye. Cyangwa ngo wa mugore ufite udusatsi tuzinze, it looks cool. Umuntu nyine ariyo idea yawe, like ntago ari byo. Wahindura, like nyine ukatesting. I like kutesting ibintu bishasha, like nkareba nyine ngo nyine mbe musha every time. Nibyo nkunda, niyo mpamvu nyine nguma ndi jeune mama. Nyine umuntu akibaza Clementine ibanga ubigenza ute, ukora gute, we managinga gute kids na work no kwitaho. I try my level best nga making sure ko nyine utwara niba twashaje kaveri ni gashaje kintu gakureho get time Saturday morning ukakureho. Niba hair yawe ushobora no kutabikorera rimwe, you plan today, you make your hair, tomorrow you plan for nails, gutyo uri managinga biremera. Hari ibintu biturenze. Oya biroroshye. Ntabwo ngiye ndi uwo muntu, kubera ko hari igihe nanjye nigeze ndiyanga, cyageze nyine nkumva ndiyanze, nkumva sinikunze, izo nzara wenda rimwe rimwe sinzikoresheje, uwo mutwe wenda nkabikoresha, ariko nkabona numva nyine hari igihe nyine situasibaho nyine ukumva ko hari ikintu nyine udashaka gukora, atari uko ubibuze, atari uko ubuze amafaranga y'inzara, amafaranga y'umusatsi, amafaranga nyine tuga, ukumva nyine tubone ko bimeze nyine. That's good kuri wewe cyane, kandi bituma ukomeza nyine gusaniza, kubera ko buri gihe iyo duhuye wahinduye look, wahinduye. I was like uyu mama wewe bigenda gute, abayeho gute. Topic tugiye kuganira uyu munsi ni kuba mama. Ndi umubyeyi w'abana babiri, murabizi, nawe afite abana babiri, bafite bakuru, njye barashari batoya, ariko ni byiza kukugira hano muri kino kiganiro kugira ngo ubashe kutuganiriza. Reka wenda mvuge gutya,
ubikora gute utubwiye uburyo ki ubikora uko ubigenza ibintu byose urabitubwiye papa w'abana cyangwa se agufasha iki kugira ngo bikore gutyo nyine cyangwa se nyine mu buryo bwo kuba tugaganira mu buryo bwo kuba uri umumama we ukaba uriwe mu rugo utategereze ko hari undi muntu ugomba kubwira kora ibi gira utagira gutya ni gute nyine ubihandoringa so mbuze ukuntu nyine mbikubaza like nyine mbikora gute ku buryo wenda bitamubangamira akibaza se you spend a lot kubera iki like nyine abamama burya Imana yaduhaye ubwenge ndavuga muri general not I personal ndavuga muri general kuno ngira n'inama abandi kuntu wabigerageza nyine bikemera umumama mu cyiciro cyo cyose hari ukuntu kwitaho bidasaba ko ufite amafaranga menshi hari ukuntu abamama bo ku cyaro ajya afata bakita gute akantu gashushe akakurura umusatsi wiwe you know that urabizi akantu gashushe nakonze bakita gute ngenda bizi like utuvuta ufata nk'utuvuta ukaba washaka like nk'icyuma ikintu cy'icyuma ukakishyura babyitaga gute abantu baraza kujya muri comment batubwire ukuntu ako kantu bakitaga in the village hari ukuntu abantu mu cyaro bakora imisatsi ugasanga umuntu irabengerana kandi irasa neza kandi wenda nta saro yagiyemo wenda bikoreye mu nzu mu wiwe abantu baze kujya muri comment batubwire how you can treat your hair udakoresheje amafaranga menshi cyangwa kuntu umugore yasa neza ariko bitamutwaye amafaranga menshi bitamutwaye igishoro ubwo turi kugerageza ko abantu bataza kuvuga ngo se ngo ngenda bitinya wenda byantwara amafaranga menshi cyangwa se nimbikora umugabo aravuga ati naspenize cyane uhora muri salo wasting money like ngiye kuntu mbigenza kujya bitamubangamira urumva ama teacher it means ko wenda ngerageza kwaninga something ariko turi buvuge wenda se nk'umuntu wenda uba mu rugo yabigenza gute like nk'ubu niba ushobora no kujya guhaha gusa uzasibe kugira kuhaha ugavura cyane babyita kugavura urabizi ndi kumwe n'umudiaspora wanjye I don't know niba kugavura bizi urabizi abagore turagavura abagabo beza mubimenye iyo tugiye guhaha ariko ntimukajye muyatubaza iyo tugiye guhaha iyo tugiye kugura imyenda y'abana hari utuntu tugenda dusagura duke ariko ntabwo ari bibi byiza cyane ako ubusara abantu bakijya guhaha ngo ukoresha ngo yangaya ngo yagiye ngo byarashize kamwe ushobora kuyagavura sometimes ukayagura fruits z'abana ukayagura inkweto ayo ngavura sinzi ahantu aba yagiye ariko ndabizi ko hari mba nayabonye urumva mama fresher so like kuntu mbigenza urumva nyine umudamu wese aho aherereye dufite impano nyinshi zo kureberera urugo no kwita ku bana so ariko ntabwo byakubuza kwitaho no gusa neza ntabwo wagomba kwibagirwa kuko ugomba kugoma nyine uhagaze bwuma like usa neza kuba umudamu kuba umumama ntabwo bivuga ko ugomba kwibagirwa kwitaho ugomba kwibagirwa gusa neza no it doesn't make sense if you forget yourself ntabwo ari byo noneho rero ukuntu ngiye mbigenza urumva ko njyewe ndakora ariko wenda se tuzi n'abamama bo ku cyaro baba basa neza badakora ariko bakamenya ko ashyira udututa mu mutwe nimugoroba mu gitondo akazaduhambura agafuramo mu musatsi we neza akawufunga inyuma like akamenya kwisiga utuvuta niba ari akapudere akakashiraho akaraberoke ntakabure so hari uburyo bwinshi umugore yakwitaho kandi adaspendinze a lot of money akabipanga gusa rero ngewe ndabipanga mfite umukongomane
umushuti wanjye ankorera imisatsi. Like ikindi hari ingeso tugira abadamu yo guhinduranya amasaruni, ugasanga all the time uhinduranya abantu bagukorera imisatsi cyangwa inzara, bira ntago ari byo. Iyo umuntu mumenyeranye like usanzwe umukoreshaho arakukaturira, ntago aguhera that much money. Ariko niba wenda tuvuge Divine akakubwira ngo ngiye nkoresha ukahita wumva wamukurikirayo, cyangwa Clementine nkakubwira ngo nkoresha ukumva wankurikiraho, nago ndi uriya mudamu uhinda, niko babivuga. I'm not that person. Ntago ngiye mpinda, ntago ngendera mu kigare. Oya, ntago mbikora. Mbese ugira umuntu umwe yo gukorera inzara, gukorera mu mutwe. Yes. Yeah. Kubera like kugira no kwambika se cyangwa ni we wenyine wihitiramo umwenda ukakunda umwenda ukawugura ahantu, cyangwa se ugira abantu bajya bakwambika? Njyewe imyenda ndiyambika, ariko ukuntu nyigura iyo umwenda nyine nkumva ngiye nk'ahantu, biterwa n'ahantu ngiye, ntekereza ahantu ngiye cyangwa event runaka izaba, nibwo ntekereza kugura umwenda. Like ntekereza ni event izaba ni iyihe, ngira nyine style zitandukanye, niba ari iyo ku munsi mukuru, niba ari iyo mu kiganiro, niba ari iyo ku kirori, niba ari iyo ku kazi. Niko nguko nambara bitewe n'ahantu ngiye. Mba mbizi ahantu ngiye, like aho nzajya ejo mba mpazi, nkambara bitewe n'ahantu ngiye. Yego, niko niyambika nyine bitewe n'ahantu nzajya. Bigufata igihe kingana gute kugira ngo uhite umwenda wambara? Okay, bimfata umwanya, kubera ntekereza aho ngiye, abo nzahura nabo. Tuvuge niba wenda ari nko ku kirori, nshobora gutekereza ko wenda umwenda nambaye wenda abantu benshi bawuzi aho ngaho, nkaba nawuhindura. Ariko mbonye abantu batawuzi, nshobora kwambara uwundi. Like noneho n'umuntu, nago nkunda umuntu duhure, wenda niba ari ku munsi mukuru nambaye uwo nari nambaye ubushize, mba numva nahindura. Kandi ku badamu rwose abantu ntibabyumve ko wenda ari ibintu birebire. Imyenda y'abadamu ntago ihenda cyane. Imyenda y'abadamu ntago ihenda cyane. It's just matter yo kumenya ngo nyimacinga gute, ukamenya ngo nyimacinga gute, ijyana gute. Ariko ntago imyenda y'abadamu icyo nico gihenda ahubwo kubihuza, macinga, kumenya n'uyu birajyanye, kweto, maherena, ibyo bintu byose. Ikindi ukamenya size yawe n'ibikubera, kandi ibintu bigufiya birambera. Like umuntu, hari abantu bakunda kwigana, ni bibi rwose. Abadukurikiye bazabireke. Nimba ujya tryinga kuba utariwe, it's bad. Umuntu wese uzi Clementine azi ko nago njya nishushanya. I don't pretend to be someone else, cyangwa kunezeza umuntu. Urumva hari nk'umuntu uvuga ngo ninjya mu icace nziyoberanye, ninjya hanze nziyoberanye. Hoya, be the same person, nukishushanye. Rero buri umwenda urashobora gutuma simbizi, kuko nanjye ibintu bigufi ndabyambara, kandi n'ibintu birebire ndabyambara, kandi byose nkabona birambereye. yes, hari umwenda wambara ukumva uguteshe nk'agaciro, se niko nabibaza. Uguteshe nk'agaciro se, cyangwa se urumva ufite isoni, wambaye deja ari kugiza isoni, kandi wewe muri wewe wambaye neza, cyangwa uranawukunda. Ariko n'uwagera mu bantu ukumva uyu ntago ari umwenda nari kuzana hano, byari byakubaho? No, for me njyewe like uwo ndiwe n'uwo nguwo, nago bintera isoni zo kuba uwo ndiwe. Wavuye mu rugo nyine ukomeza kuba like abantu dukunda kugira ikibazo ngo wenda niba ngiye kuba mabukwe kuri best family, ngo wenda barandeba gute, ugasanga wenda birakubangamiye, urashaka ikintu kirekire kandi utabikunda.
cyangwa ngo ugiye muri famiye y'abapasiteri urashaka ibintu nyine birebire kandi utabikunda wenda divine we biramubera byose hari abadamu tujye tubwizanya ukuri baberwa na byose nk'ubu hari abadamu igitenge kibera bitari ukubesha kabisa ariko njye nikimbere ariko hari abo bigira nka cyambara yego kubera ari karica mudamu twe tugomba kwambara ibitenge ariko ntabwo ari ukuvuga kubikunda ariko ndabigira ntabwo naba mu rugo nta gitenge mfite 2 3 ahubwo urumva ikibazo gikomeye abadamu dufite ni trying to praise other people. You always plan to praise other people. Ukumva wanezeza abandi ukumva we wakwima nicyo cyane twavugaga kwikunda buri gihe ubayeho unezeza rubanda nta na rimwe wowe wari wumva ko wakwambara kugira ngo wowe winezeze. First of all njyewe ndabanza nkumva ko binejeje binyuze nk'ubu rwose iyo nshizemo akamini kanjye abantu tuziranye babizimba nanezerewe ndituruna nkajya nibona I feel myself ndiyumva ariko niyo n'ibintu birebire nanjye njya mbyambara ariko iyo nacyambaye ubwo kamabwira inkuru niduhura nacyambaye ikintu nyine kirekire uzavuge ngo na bad mood. Yes, true. Iyo ndi muri bad mood numva nanjye njya numva hari igihe nibagiwe nyine nkumva ntabwo nzi ibintu uri gutekereza at the end nkavuga ngo come on sko ndumva natazi ahantu ndi kujya ngavuga no come back be you. Urumva abadamu abantu batekereza ko tutitekerereza ikintu gihari ni iki nkundira uwo ndiwe ngukundira uwo uriwe ako kantu nkundira uwo ndiwe nawe ngukundira uwo uriwe niba divine yakunda birebire kandi bikaba bimuryohera reka mbyubahe niba Clementine akunda bigufi kandi bikaba bimuryohera reka mbyubahe like no judgment niko mbayo rero nicyo kimfasha in choosing outfit zanjye na planize gushiramo ibirebire ubwo niko numvaga ndi bube na planize gushiramo ibigufi nuko numvaga ndi bube na planize gushiramo nk'ubu hari abantu baba batazi ko weather niba yahindutse iba yahindutse. If weather is hot it is hot. Njyewe like numva iyo iri weather is hot numva ndi gushuha cyane like weather is if it is cold uratryinga nyine wambara ibintu ibipanaro ibipira sibyo ariko ikibazo dufite hano nago abantu bamenya if the weather has changed. Ikindi tugira ikibazo ngira ni cy'abamama bakuru akumva ko we uko ameze ariko we waba. Please mwibuke ko like niba uri mama pastel nje ntabwo ndi mama pastel sibyo mama wa pastel bambara uko nyine bumva kandi bakabambaye neza pe nyine ariko urabizi hari n'ukuntu umuntu aba yarakuze nimba wowe hari na body size ari abantu baba bura ntibazakubesha hari igihe umuntu yambara bitewe nuko hari ibice wenda ashaka guhisha nk'abantu bagira complex bayita complex akumva agira nka complex akavuga ngo mfite utuguru dutonya you know that akajya yamba ahora yamba ibintu birebire kubera ko rubanda bamubwiye ngo ufite utuguru butonya cyangwa se ufite utuguru turiho impfundiko you know cyangwa se ufite ikida ufite bicece akahora yambaye nk'ibintu big size kubera ashaka guhisha size. Please ladies feel free be you sibyo ibicece n'ibyawe utuguru duto n'utwawe amaguru manini n'ayawe shoboye kujya muri siporo shoboye kujya koga urabikuraho ibyo ngibyo ubona ko bikubangamiye ukabayo like umuntu akakuvuga ngo ubusema nawe busaka gakanzu wambaye divine agashiramo n'uru ruda rwanjye like why not niba ugakunze like inyuma y'ubu buzima like ari ubundi buzima so niba ugakunze gatsape ako kenda wakunze gatsape like witangira kwibaza ngo ubusema nanjye nimurana na data bukwe aravuga gute data bukwe oya ni marase na mabuko aravuga gute nimurana ba besere ba sister in law baravuga gute usanga ubayeho kubera abandi bantu you see
wowe n'umunsi n'umwe wari waba wowe basi ngo uvuge ni buri munsi nabaye byibura njyewe nabaye njyewe pe ntago ndumva from here I'm going in town ndumva ari njyewe ndumva nta muntu ndi buvuge ngo namubabaje ndumva nta muntu ngiye kuvuga ngo ndi bubangamire ndumva nabaye njye ndumva nikunze ndumva ndi guseka iyo wikunda bituma useka iyo wabaye wowe bituma useka nta n'umutima mubugira yes uhora wisekera nta mutima mubi kubera ko ni wowe what people talk about you ibyawe wambaye ibyawe nyine ibintu byose wakoze ni kuri wowe yego nta wakubwirije ngo gira gutya kora iki kubera nitukubona like twese turunganirana ibaze twese tubaye dusa divi like tusa ibintu byose twambara bimwe dusa dutekereza kimwe isi yabibishye kuri njye nkunda gusohoka hanze nkareba abantu bashyashya nkunda kubona abantu mu buzima new friends nkavuga wow nawe ubaho nawe nyine ishusho y'Imana kugisha akantu agira gute kubera ko ari mushyashya kuri wowe nkunda kubona abantu ba new friend nkabona nyine ko hari ubundi buzima hari abandi bantu like badasa nanjye batameze nkanjye badatekereza nkanjye sibyo nkibaza we kuki we yatekereje gushyiramo kariya kantu kuki we yatekereje gukora kariya kantu nkumva birandyoheye nkunda kuba wowe like uniqueness you are unique ntabwo uri photocopy y'undi muntu ntabwo uri photocopy ya mama wawe kuvuga ngo ariko mama ngo ibi bintu nambaye ntago abikunda remember ntago uri photocopy singubwiye ngo uzamusuzugure ariko uzamubwira ati mama hoya wowe biriya ari umuntu ujya ukunda kuvuga ngo buriya se yatekerezaga iki hoya wikwibaza ngo yatekerezaga iki ahubwo ishimire ukuntu we abitekereza niba umuntu yatinyutse gukora ikintu wowe utakora it means ko yabyiyumvagamo like yabyutse yumva byiyumvishijemo like ni nka kuriya kuntu abantu bajya bakunda kuvuga ngo yo uriya muntu n'umupede ndamwanga urumva cyangwa uriya muntu n'umurezibiyane ndamwanga huya wibanga ahubwo ubanza wibaze kuki bo babitekereza ese babitekereza kubera iki before umwangira iki uzumva abantu bavuga ngo runaka ndamwanga kumva umuntu avuze ngo Eric se mungu ndamwanga umwangira iki abatinganyi ndabanga ubangira iki ngo baraba nabavumwe na oya kubera icyo ubanga banza utekereze kuki ahubwo bo batekereza different nanjye kuko ubu tuvuga urugero hari impamvu umuntu atekereza gukora imodoka kandi igiye wumva natari kubitekereza ndabyibaza waye urumva rero tugomba kujya twubaha umuntu imimerere ye n'imitekerereze ye ntago turi photocopy kandi buri abantu benshi dutekereza kuvuga ngo ikintu cyahoze kimeze gutya ubwo kigenda gutyo ninde wabikubwiye ko cyahoze kimeze gutyo kizahora gutyo kubuki ngewe Clementine wavutse ntatagihindura I can change something that has been there for long tuvuga urugero kavuga ngo ariko ngabamama iyo bashatse bambara ibitenge wenda nge wavutse muri iki kinyejana nshobora kuzavuka nkabihindura so reka twemere ko impinduka zibaho ahubwo turebe umuntu ese umuntu ikintu akora kibangamira abandi niba kitakubangamiye se kigutwaye iki why can't you chill ugakuringa nyine down ukareka kujya ucira abantu imanza no kubajajinga ni kuvuga ngo wowe icyo utashoboye umugenzi wawe akaba cyagikoze niba kitakubangamiye kikaba kitabangamiye n'abandi please don't judge niba kuba umuntu ashiraho makeup nge ntacyo bintwaye nta mpamvu yo kumwibazaho igihe kinini niba umuntu nyine tuvuge wenda yaravutse gutyo wenda akisanga ari umupede cyangwa ari umurezibiyene nta mpamvu yo kwibaza ngo mutindeho mwibaza ngo why ameze kuriya hoya niba ibyo akora bitambangamiye
bikaba nta n'uwo bibangamiye yewe ni ukubera iki urabona bihatinga feelings z'abantu nubona n'umumama mukuru wenda yiyambariye ibikanzu cyangwa yiyambariye ibigutiya that's her choice, don't judge her, biramubabaza tuzaganire ku bana shaka tunakopere reka tuzakore topic y'abana kana abazungu bakora co-parenting gute bo barera abana batabana gute bikemera kandi nta mutima mubi babizanye tukakopere yego byari bishyushye tuza kuganira ku bana kandi ndabizi n'umwarimu anyigishiriza umwana niwe wigisha Igor rero ari afite experience ku bintu by'abana cyane cyane kundusha n'umurezi mwiza wa international byongerewe international teacher turabasuje cyane ba master hariya so rero turasoje ikiganiro cyacu ariko dusoje tudasoje reka tuzasubire ubutaha sibyo. Thank you so much Divine, mutubwire kino kiganiro nimba mwagikunze tuzagaruke.